reka bashimire bifurize amahoro y'Imana yewe tonetse bisanzwe uje kubaha amakuru mu ncamake. Hari ibyo abantu bakomeje gukemangwa cyane ko hari ibyagaragaye nk'amaguye. Aya maguye cyangwa se abantu kwita amaguye nicyo tuje gusobanura no gusesenguramo gake mu minota mike. Niyo mpamvu nifuje ko iyi topic tuyiganaho yonyine muri ya minota itarenze 10. Ese koko hagati ya Kagame na Gisekedi harimo kuganira, harimo kumvikana, bumvikanye bate? Ese birangiye hindutse abazarendo? Kurikira tusobanura. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou de nos neuf voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas, je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du reka dukomeze muramwumva ndetse muramwumvishe Faci Beto. Uyu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bamwe bagombye kumpamagara, abandi mumpa ibiganiro, mumpa uko interview yagenze cyangwa se uko disikuru yagenze, muvuga muti Gisekedi asabye imbabazi Kagame. Wumvishe iyi disikuru neza, ndagira ngo mbabwire ko iyi ubu n'ubusobanuro bwanjye ngiye gutanga cyangwa se ni isesengura ryanjye ngiye gukora, ariko yumvise utangiye kumva uko Gisekedi yavuze, nahisemo gukoresha iminota 3 yonyine kuko disikuru ni ndende, ariko wumvishe aya magambo uburyo Gisekedi ahavuze ngo ngarashaka ko Kongo, u Rwanda na Kongo bibana neza, kandi ngo we na Kagame bakazana amahoro, ibihugu bikabana neza.
urabona ko Gisekedi asa nk'uri gusaba imbabazi Paul Kagame aho rwose njye niko mbibona ariko kandi burya ngo muri politike haba hahishwe byinshi burya ngo icyo umuntu avuga kenshi ngo sicyo abatekereza njya mbyumva n'abantu babivuga ngo niko abanyepolitike bakora ibi rero nshaka kuvuga iki uyu mugabo asa nk'uwatangiye asaba Paul Kagame ku neza cyangwa se amusaba imbabazi ati wambabarirwa kuri ingabo zawe hano urumva ndetse anivugira ko muri discours yabivuze cyangwa se muri mu minota 3 avuze ko ngo ati numara gukura ingabo zawe hano tuzaganira kambe mpagaze niwe wivugiye ari Bukavu na Goma ati Ramwende l'extremush isaso rimwe igoma gusa tayari Kigali yavuga n'uyu mugabo ese umugabo amagambo avuga n'amasigara cyicaro ibi Gisekedi niwe bivuze ngendeho ndanyura ndasesengura ibyo wavuze ejo ningira mu hari umuvandimwe nasabye discours uvugira Bukavu bivuga uti kwica umuntu we byonyine nukora si Kigali byagenze gute ese iyo umuntu akwica akagusanga mu nzu amaherezo nukuyoboka ese nawe yabagiye kuyoboka Gisekedi yagiye kuyoboka Kagame nk'abahutu b'u Rwanda bitwa bagashimutwa bagafungwa abasigaye abana n'abagore bakajya kuyoboka aho icyo kibazo kibaza discours ni ndende ndashaka kuvuga ikirero ati tuzaganira ndetse muri discours yakoze Gisekedi ubwo yivugiye ko ngo yarafite gahunda yo gusabira ibihano Kagame ngariko kubera ko ngo bahuriye ngagize amahirwe bagahurira mu nama ngo ubundi yajyaga ntaze ngo ahisemo kumubwira mureba vis-a-vis ngo agenda kuri ingabo ze muri Kongo ngo hanyuma bazaganire ngibyo ngo kumusabira ibihano yabisubitse Gisekedi niko yavuze ati ntabwo ngimusabira ibihano hano ati genda ukure ingabo zawe numara kuzikora tuganire kandi yatubwiye ko atagara na shitani yamwise ko ari dayimona ngo itakari diablo mvuga ko atashaka kuvugana nawe ariko nk'uko bibona mwabonye ko bahanye ibiganza mwamubonye ko aha mu Bubiligi rwose bicaye bakahura bakaganira na Ramaphosa Lorenzo n'abandi bishatse kuvuga iki bamvuzanye iki kiganiro impamvu z'ikiganiro Gisekedi agira amahirwe yakumvikana na Kagame bone ngene ko bibona wagira amahirwe Kagame bakumvikana kuko intambara afite ibikoresho ariko kandi bibutse ko ndabwira b'abahutu habuze abahutu n'abatutsi biyoroganiza ngo berekane imbaraga umuntu wese afasha ahari imbaraga n'abahutu mwe n'abatutsi mwe n'abatwamwe muvuga muri opposition Gisekedi azafasha ndi Kagame uyu munsi aramubona nk'umunyembaraga niyo mpamvu avuga ati rero nanjye reka mbere nk'abahutu b'u Rwanda aho kugira ngo ngumye ndwane nawe reka muyoboke nicyo bivuze natereka muyoboke kuko abanyepolitike benshi muri ibyo by'abanyarwanda imbaraga zanyu ziri he imbaraga zanyu zirakora iki ngo mwereke Gisekedi ko Kagame adashoboye uko Gisekedi yananiwe kumurwanya niyo mpamvu ahise bavuga ati rero ahari wenda byo babyiza muyobotse yabivuze ati twebwe ati tuzabana neza ati mwemera gukura ingabo za hano muri Kongo yewe nta nubwo navuze ati ingabo zawe yavuze ngo ingabo za M23 kandi yatangiye avuga ati niyo wanteye avuga ati natewe n'u Rwanda none uyu munsi iryo jambo aragenda asa nk'urihunga gake gake ese abantu muri kubibona harimo abantu bavuga ati tubonye kanduye u Rwanda twifuza reba harimo harimo amaguye ese kuko nta maguye arimo mu ngire niba Gisekedi ari mu maguye nawe yaba agenda avuga ati reka nanjye nyubuke ese ejo nuko twabonye yanga gusinya ibyo gucuruza amabuye y'agaciro uyu munsi akavuga ati Kagame ati nta bihano ngusabira ayabivugiye mu Bubiligi ko nta bihano musabira ngarashaka kubana neza n'u Rwanda ndetse n'u Burundi babanye neza ati n'Ubugande nabo nabwo babanye neza ariko u Rwanda rwaramunaniye
rwaramunanije hatingiza amahirwe ndakubonye agize amahirwe aramubonye kandi umuntu yavuze ko atashobora guhagarara nawe ngo bavugane ngo bumvikane ngo ndetse amugeranya nka diyabure shitani abandi bati tubonye kandoyi birangiye Gisekedi ayobotse Kagame birabibyuya Gisekedi atayobotse Kagame ndabwira abantu muri opposition nta inyungu igihugu kireba inyungu zacyo nta uzabarwanira nta uzabakorera nta uzabavunikira ni mugaragaza imbaraga zanyu kuri tele yavuze ko abanyarwanda bakeneye gufashwa ariko Gisekedi bigaragara ko yavuze abafasha nawe akavuga ati rero ahari uwayoboka Kagame dore ko ndi kubibona cyangwa se wenda akaba hari ibindi cenga riri inyuma ari umukino wa politike akavuga ati rero reka nanjye ngire gutya ndangaze wenda ejo inyuma hari ikindi ndabyo birashoboka ariko nkongera nkagaruka ni impamvu ki yavuze ati Kagame singusabira ibihano uyu munsi ati manzu zikureyo yamuhaye nk'igihe cyo kugira ngo wenda yitekerezeho baganira ni ibiki bagiye kuganira kandi yatubwiye ko atakeneye adashaka no kuba yahura nawe kugira ngo avugane n'iyo shitani aho birakema bakongomani ese ni Gisekedi nawe yaba agiye se kugambanira Wazalendo ntabwo ariko mvuze ko nemeje na analize yanjye ese birashoboka cyangwa ntibishoboka kumvishe ejo kagatsiko kamabandi kavuga ngo ikibazo ni Gisekedi ngo Wazalendo nta kibazo ngo yo bakorana none se yaba yayobotse kubera ko iryo jambo ryavuzwe nyaboneka bakongomani murebe kure mutabara igihugu ingabo z'igihugu mutabara igihugu Gisekedi si umusirikare n'umusivile icyo kora ni command in chief ubwo rero murwane mutirwanishije kuko ntago azarwana byibutse ko Gisekedi afite amafaranga afite byose yashobora no kuyobora no kumuyobora abone ingabo zananiwe akajya mu biryo kuko ngo niho yavukiye ni afite ibikoresho ko ni hafi ubwo n'igihugu ntago ari bavukiye ibyo rero bakongomani ngomba kubimenya abasirikare bagomba kurwanira igihugu cyanyu ndetse na Wazalendo ubwo urumva izi ndege ahoramo buri gihe ntabwo ujye gusaba bakongomani nta mpamvu rimwe kugira ngo Gisekedi ajye ahore mu ndege twaramubwiye aho bajya hose no kugira ngo amuhitane no kugira ngo mugire nabi ntabwo tuzi impamvu avuga ijambo bwati ijambo akarihindura tuzi ko umugabo ahindukira mu kiryamo adahindukira ku ijambo biratangaje ko umukuru w'igihugu avuga ijambo bwajya agahindukira kandi umugabo ahindukira mu kiryamo ntabwo ahindukira ku ijambo Kagame ibyo avuga arabikora bati ndica banarabica kandi ari bibi kuki se Gisekedi avuga ati nzakora ibi ntabikore aho ni ibintu byo gukemangwa hari byinshi yakoze ariko aho bigeze biragaragara abenshi bambwe ati turabikemanga nawe ashobora kuba yayobotse ndavuga nariko reka dushishoze nkeneye komantere zanyu namwe mumbwire kuri iri jambo mu ry'igifaransa iryo avuze discours ni ndende uyishaka ngo ndayima abantu muzi igifaransa cyane ndayimuha ko discours ni ndende asobanura ariko wajya kumva arashaka ngo kumvikana na Kagame arashaka ubumwe n'amahoro ngo arashaka ibiki kandi muzi ko Kagame yabyanze ashaka teritwari na pasiporo barazisoho nazerekanye naraziberetse hariya muri Sida Kivu na Nord Kivu bashaka kwigenga sinzi nimba bizanga tabizi bakongomani murebe kure mutabara igihugu ntabwo Kagame yava muri Kongo ntiyakora ingabo ntiyagira gute rwose adatsinzwe ibyo ngibyo byo muzabyibagirwe nabivuze kuva kera ko kari agatsiko k'amabandi katazigera n'umunsi n'umwe gakura ingabo zabo kuri buriya butaka kereka gatsindwa intambara iba arimo no kubarimagiza nimba nebure de distraction nge simbona icyo Gisekedi yabagiye no muri nama simbona n'icyo byagira icyo bimarira abaturage cyangwa Wazalendo igisubizo ni ukurwana n'uwamuteye nta kindi ntabwo umuntu azagutera ngagusange mu nzu yinjire mu nzu agere muri salo naho nagera muri salo yange guhagarara uri umugabo akwinjirana mu cyumba cyawe n'umugore arimo nawe urimo noneho namara kugera mu cyumba uvuga uti rero reka twumvikane ubwo ni mwumvikane yageze mu cyumba hazabaho kugira ibyo uhara ashaka kugira ati gisohoka ujye muri salo iki gitanda ndagisigaraho n'umugore wawe n'urugero
naho ndabona imvuga ari kuvuga nahiri kwerekeza byo kumvikana n'uwamuteye kandi uwo bumvikana atigeze abisaba Gisekedi akaba ari gutanga amahirwe akabisabira Kagame aho biri gukema nyaboneka mutabara igihugu cy'abakongomani bakongomani mutabara igihugu cyanyu kuko Habyarimana ajya kuzana inkotanyi muri CND hari abantu b'abaminisitiri hari abajenerali hari biki ariko mpaka kubitewe nuko wenda hari ikintu cyabahunye mu maso arazizana zigira muri CND ni mutareba neza abakongomani izi nkotanyi murashiduka igihugu cyagiye Habyarimana yazanye inkotanyi muri CND afite abaminisitiri afite abadepite afite iki bubaha ngo ni command in chief ariko igihugu kirimo demokarasi gifite abadepite gifite guverinoma mugomba kureberera inyungu zanyu igihugu nubwo Gisekedi command in chief ntago ari igihugu ahagarara inyungu z'igihugu ubwo rero nyamuneka murebe kure mu mukebure kuko ntekereza ko muri mu ntambara ni mu Rwanda intambara kuko ibya diplomasi byo ntabwo Kagame birimo twarabivuze turacyabivuga ndabwira ko ngomani ngo musesengura igisikura ya Gisekedi mu gihe igihugu cyugarijwe nimba nta maguye arimo simushinja ariko kandi simushinjura harimo uruntu gusa ngo muri politiki habamo amakorosi ariko simba n'ayo makorosi ari burengurirwe